Maki. Yo. Akantu kansekeje izina ry'Imana bikumva. Abanyarwanda bashobora kuba baraturoze. Bande sekana. Imana irambwiye ngo icyo ufite mu kiganza kora mu mufuka, icyo uzamuye bwa mbere icyo ufite wazamura kontake, wazamura imfunguzo z'inzu, icyo ufite cyose mu kiganza cyawe, ikiri bukozemo ikiganza gusa mu kiganza ukora mu mufuka, icyo uzamura cyose ukizane hano imbere y'Imana. Ngiye kubasengera kugira ngo ibyo mutanze Imana irahita kubira inshuro 5 mu cyumweru kimwe. Imana irabiba kubira inshuro 5. Niba ufite Imodoka imwe itange mu cyumweru kimwe, Imana yaguha imodoka 5. Shani yo zaba ari za minagiri, icyumweru kimwe zaba zije. shaka uyu pasiteri nko mu ruganda rwa Volkswagen. Oya no muri Vox ari wowe tuzi guhereza nyine tu. kiretse wenda avuze ngo niza muvu zigiye kwita zizi cyarimo bakati baziguhereza. Kuko nyeka ko n'umuntu n'umukire hano rwose mu Rwanda atari imodoka zigiye gukora taxi, ntabwo yagura imodoka zose 5 cyarimo mu cyumweru. Niba ufite miliyoni 5 zizana ako kanya Imana yitugubira 5. None kintu ngiye mbonyemo noneho ngo niba ufite urufunguzo rw'inzu, uko ufite inzu yitange mu cyumweru kimwe kizazura ubu. Ariko badufunze mu mutwe. Ariko ubu hari abantu babyemera. Abantu bayatanga. Ngiye nkaza ukambwira ngo ninange imodoka mfite nyuma y'icyumweru kimwe uzaba imodoka 5. Ufite ubwonko bukora neza nk'ubu bwawe, sije kubwa budakora neza nkuko bikwiye. Bukora muri weekend gusa. Urambwira ngo wakwinjira mu rusengero bakakubwira imodoka 5, wangize ukavuga ngo ndazitanze mu cyumweru kimwe ziragaruka. Man, ari ikintu kimwe sibyo? Okay, ntabwo ngiye mpinga Imana imirimo, sibyo? Oya ntago bishoboka, reka nkubwire impamvu bidashoboka. Ubundi ni impamvu ngo badufunze mu mutwe. Menya hari ibindi bintu biri imbere y'umuryango ukinjira mu rusengero kuko hari ababitanga. Man, hano pastor ashaka kuba afite nk'izindi mbaraga zitari z'Imana kuko harimo ubwesukuro bwinshi bukarengera kuko umuntu ahanga baba bamaze kumuforomata mu mutwe ko nabonye cyiza ko aba ufite mu bwonko akora neza. Nurangiza ngo bakubwiye ngo imodoka imwe yawe ufite ngo mu cyumwe. Okay, nta kibazo. Reba nk'ubu mfite akamodoka nako bukiye nk'imyaka 5 ngwana nako mpaga nkaguze ningatanga ako kanya. Oya nibashake nta kibazo, wenda yakabaye avuga ati ngiye byibuze iyo modoka ninyitanga, baravuga ati byibuze nzatunga imodoka 5 wenda mu buzima bwanjye bwose. Imodoka 5 mu cyumweru kimwe izo ufite yitange mu cyumweru kimwe. Kiretse wenda hari ukuntu abakoropa mu bwonko. Njye mbona ari umuntu wigeze kuvuga ngo atira twitondera abantu badukoraho bano bapasiteri ukuntu bagusengera bose ariko hano bapasiteri ashobora kuba njye sinjajinga abantu nyine bajya gusenga bagiye ko nari najyagayo. Anyway ahubwo mbese nibuka wenda sibye ko njyewe cyo gihe numvaga nanjye ari ibyo amagaye nawe wamenya cyo gihe ndumushaka kubiziho nayo kubwiye. Njye mu pasiteri twigeze kwa kundi bavuga ngo abantu basigare ngo bo mu rusengero ko nakameraga mu rusengero icyo gihe mu rusengero rumwe ntabwo ndibwirwe nduvuga. Arangije arambwira ngo wowe amvuga izina amfata ku gahanga ngo wowe tuzazengurukana amahanga. Nari mfite ishanete y'urukweto ayinkura amasha ngo ni iby'amabandi nyine ngo ni imivumo ahubwo wowe umenye igiye kunera umuvumo yarakuvumye amahanga ntakigeze. Ariko ndibaza nta nubwo ndajya no muri Kamonyi byibuze. Yarigeze kujya abandi ibyo mbonye bya pasiteri yaragiye gufirima nanjye gutya muri ADPR ahantu man ni mu cyari yo kuri za Nyagatare. Ako nyine bagenda ndi mu kazi umupasiteri abarangana nambaye ibikoma ADPR ntabwo ibyemera n'agashanete afata barembye bose abakora n'udukoma agezeho arandera nayo kuri mu gihe no ati pasiteri ndi mu kazi ntabwo naje gusenga. Inoze mu kazi ukora akazi uziko bure bavuga ngo umuntu uri mu rusengero ngo buraga bari mu cameraman arumva ijambo ry'Imana cyane kuruta wa wundi wicaye kuko man giye mpagaze nyine ndirabwe ati ngende mu kazi nabo bakonsantre buri no rusengero bahoteye ku bintu byose. Ati no arareba atabwira umuntu umuperezida wakorewe wari wanzanye ngo mujye mukoresha abantu b'abapagani mujye mukoresha abakristo bagenzi banyu ndamureba. Oyo tarajya mu rusengero ngo pastor nanza kubwira
cyangwa wenda ngo okay, hari n'umushuti wanjye wabimbwiye hari ahantu yasengeraga afitemo inshuti nyine mubwira ati okay uzajya uza nyine ndagutumiye ujye uzusenge ugira ute akihatangira nta kibazo hacemo iminsi none pasiteri n'abadiyakoni akayavuga bagaca kuri ya nshuti yiwe yamuzanye ngo uzabwirira umusore akureho buriya ubwanwa bwongeye kubishya yari afite ubwanwa nyine gutya bw'ibifavore ngo uzabwirira umusore ngo akure byanwa nta mwana w'umukristo umeze kuriya ndabase ubwanwa no gusenga Imana ko numva no gukiranuka ahubwo ko narebaga abo twireferaho byibuze Moses ko bagiraga ibyanwa bigera ahangaha kuki ndira mu rugendo bwabo ugiye kubikibazo oya ahubwo wenda ukaba wambaye ibiguti nuza ipantaro bicitse wenda birumvikana cyangwa se wenda niba ufite n'amatatuwaje ukamekinga showa ko nyine wayakavarinze kugira ngo utagira ubwanwa niba n'imisatsi nk'uko kwacu bijagaraye wenda urayifunga cyangwa se unayigumisha gutya kuko wazanye umutima waje gusenga ntabwo bagize ute ariko kamubwira mbabarira ongera ugasubizemo badufunze mu mutwe ongera ugasubizemo ngewe ntabwo mbyumva neza miro Imana irakuba imodoka 5 mu cyumweru kimwe Imana yari ku gicuro 5 niba utanze amafaranga ayufite uretse niba utanze amafaranga y'ubufite bivuze ngo nawe ufite miliyoni 100 mu mufuka zitangira zikuba inshuro 100 I mean 5 aho bana amafaranga akoze uwo wavuga ibi bintu bakabura kugufunga iyi ni scam ubundi yeruye nano birenze no kuba scam n'ubuteka mutwe bro reka mubwizo ukora mwongere turasenga twubaha Imana ikore imbaraga zayo ariko niyo mpamvu ngira ngo njya no gusenga gake kuko ngiye mwibingibi ngiye gusenga tuvuga urugero buri gihe ukabimbwira twazashwana byatuma ahubwo ngewe unyumvisha ko nta kiza cyo gusenga cyane ariko buriya umuntu ujya gusenga buriya bayumva pastor avuga ukuri none se hano hari abantu bayatanga dagataza nk'utumbere nka tubiri ifite kuri konti agatatu mu mezi ugasanga ejo ari ku muhanda ubundi iyo uri ukikubwira ko ari na business rimwe na rimwe uzarebe mu nsengero abakire bagira aho bicara n'abakene bagira aho bicara aho hantu narahase aho nasengeraga iyo wazaga n'imodoka protocol yakujyanaga imbere hafi nyine y'ahantu pasiteri nyine yicaye iyo wazaga na moto hari ahandi naho wicaraga hari umujene wanjye noneho yaraje arangira amaze kubibona tubiganira arambwira ngo buretse nzakwereka nzahindura ibyicaro nicaramo ko twazaga tukicara inyuma bizi nyina kenshi urubyiruko twikundira kwicarira inyuma ahita agenda kwa kundi ku muhanda nyine kuko hari hegereye ku muhanda ahita abwira motari ati mota kugeza hano ntabwo ndaguhangaye aha nahakugereza ubuntu arazamuka motari amugeza neza imbere y'urusengero kuko bateye ko nibareba bagiye kumwicaza imbere da nk'umupatro ati ubundi ibi ngibi byo ukaba ari mu nzu y'Imana usumbanya abantu barabyemewe ariko ibyo bareba ariko nanone scam yo za too much bro ibi too much birakabije gusa nyine adufunze mu mutwe buri hari abantu babumva nta n'ikibazo ariko twagize amahirwe tugira abayobozi beza nk'ingo bagomba gufunga bro ariko buriya hari buriya nk'abakristo nyine bahantu nyine ayoboye buriya bari mu gahinda bari kuburana bari kumuvuganya ati pasiteri wacu bamufunze bari n'umujura reka twe kumwita umujura kuko ari mu gukekwa acyakorwa iperereza ntabwo biremezwa ariko ngiye nubwo bitaremezwa ntabwo ngiye biwabimbwira ngo mbwire ngo uri ku imodoka 5 mu cyumweru kimwe sawa niba ari washaka kunyereka gumana reka nibanire boro zanjye